Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abari kuri Yerusalemu nshya Iwacu TV, amahoro y'Imana abane namwe, gukora kwiza kw'Imana gukomeze kugendana namwe mwese, aho muherereye, icyubahiro cy'Imana kibane namwe, abari mu mahanga, abari hirya no hino, Imana y'amahoro ibane namwe, turabishimiye, tubahaye ikaze na karibu, kuko Uwiteka Imana yacu afite imbaraga n'ubutware kandi arakomeye, atugiriye neza kandi araturinze, namwe arabarinze aho muherereye hose. Icyubahiro cy'Imana rero kibane nawe, wowe udukurikiye udahwema kutwereka kuri kumwe natwe, turagushimiye kuri Yerusalemu nshya Iwacu TV. Amahoro y'Imana no gukora kwiza kw'Imana bikomeze bibane namwe. Tugarutse rero mu makuru y'ikibungo adasanzwe, y'ibintu byabayeho, kuko byari incamugongo cyangwa byari bikomeye, kuko muri ino si turimo hariho abantu bagenda bavuga ngo ntabwo tubyemera, abandi ngo turabyemera, abandi ngo byabayeho, abandi ngo ntabwo byabayeho. Ariko ibi bintu uko ubyumva ugomba kumenya ngo koko ibi bintu byabayeho. Twe twahabyirukiye, twabaye mu bihe bidasanzwe, kuko byari bigoranye, byari bibabaje, ariko hamwe no gusenga Imana igenda iturinda, yahaturindira, kuko ntabwo byari byoroshye, ariko Imana yaraturinze, itubera amaso, itubera ku rugamba. Dukomeje kuyishima rero, kuko yatubereye maso, ikaturinda, ikadukomeza, kandi ikaba yaraduteje intambwe. Gukora kwayo no gutegeka kwayo birahambaye. Reka tubanze dusenga Imana. Turagushimye Mwami Yesu, turaguhimbaje, uri Imana y'imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ishoboye byose, uri Imana ihambaye, ugira neza bugacya bukira. Imbabazi zawe n'urukundo rwawe nibikomeze biturinde, komeza kutubera amaso, maze amahoro yawe n'icyubahiro cyawe, gukora kwawe no gutegeka kwawe, turagushimye, turaguhimbaje, ukomeze kutugirira neza no kudufasha mu izina rya Yesu, amen. Icyubahiro cy'Imana rero kibarinde. Reka dutangize ijambo ry'Imana riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, ibice ni 3, umurongo ni uwa mbere. Yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze? Mweretswe Yesu Kristo nk'ubambwe ku musaraba. Mu maso yanyu ibi byonyine nibyo nshaka ko mumbwira. Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka, cyangwa se ni uko mwumvise mukizera? Muri abapfapfa mutyo, mwatangije iby'umwuka, none mubiherukije iby'umubiri. Dushimye Imana yongeye kwemera ko tugera kuri Yerusalemu nshya, tukavugana n'abantu bayo, kuko icyubahiro cy'Imana kirakomeye. Bibiliya iratubwiye ngo yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze? Koko se mweretswe Yesu Kristo nk'ubambwe ku musaraba. Ibi byonyine nibyo ngira ngo mumbwire. Koko mweretswe Yesu Kristo nk'ubambwe ku musaraba, cyangwa nuko mwumvise mukizera? Icyubahiro cy'Imana kibane nawe, kandi Imana igendane nawe. Aba bantu b'iwacu, ni ukuvuga ngo habayeho igihe hapfa umuntu w'umusaza. Uyu musaza amaze gupfa, habaho icyo bita kuvuga ngo baramutaburuye cyangwa byagenze gute, ariko iyo ni iyindi myizerere. Abari mu isi y'umwuka bo babyumva cyane, kuko no muri ino minsi usanga hariho amafilimi agenda abyerekana, n'ayo mu mahanga, nukurikirana Tanzania, nukurikirana Nigeria, nukurikirana n'ahandi, uzajya ugenda ubibona, kubera yuko ibyo bintu byose bigenda bibaho. Rero iyo bamaze kumuzura cyangwa kumutabura, urumva ni amagambo abiri
atandukanye, kumuzura no kumutabura. Ni ukuvuga ngo tuzagaruka mu kindi gice cya kabiri tuvuga ibintu bakoresha. Hanyuma ikindi, barabanza bagakora icyo bita kumukuramo umunyu kugira ngo azaba, tubivuge tutabiciye no ku ruhande, kuko barabarya n'ahandi no mu mahanga abantu barabarya, nta bidasanzwe. Hanyuma rero barabanza bakamugaburira ubwatsi, bakagira n'ibindi bamuha tuzaza tubireba, bagakurikizaho isosi y'ubunyobwa idafite umunyu, mpaka kugeza ubwo azajya ahurungura nk'ihene. Rero ni ukuvuga ngo uko bisa kose n'uko bimeze kose, Imana yacu ifite imbaraga kandi ifite ubutware, ifite ubushobozi, nta kintu kijya kibasha kuyitsinda. Ukoze ibyo gukiranuka wese Imana iramwemerera. Rero igikurikiraho ni ugusenga Imana ugakomera, wamara gukomera ugakomeza n'abandi, kugira ngo Imana yo mu ijuru ibane natwe kandi itwishimire, icyubahiro cyayo gikomeze kubana natwe uko bisa kose. Hanyuma buriya gusenga ni ingirakamaro. Intsinzi y'amasengesho rero yaje kuza kubaho, ibintu bigenda neza. Hanyuma uyu muntu nyuma y'imyaka 9 biza kuza kumenyekana, cyangwa se uko twagendaga dusenga n'uko abantu bagendaga basenga, haboneka amakuru bavuga bati nyamara runaka ntarapfa, kuko yagendaga yiyereka abantu, agenda yiyereka abantu, agenda yiyereka abantu. Biza rero kuza kurangira abantu bagiye bamutahuye, ariko kuko n'Imana yari yarabivuze yuko n'ubundi uko bisa kose uwo muntu yari ariho. Rero ni ukuvuga ngo abagalatiya b'abapfapfa batangije iby'umwuka bagaheruka iby'umubiri, wasanga urimo nanjye ndimo. Ni ukuvuga ngo icyubahiro cy'Imana kikuganze no gukora kw'Imana kukuganze. Ibi bintu biriho muri ino si turimo, muri ibi bintu turimo, ibi bintu biriho kuko mu yandi mahanga ho barakwica cyangwa se bakakumenaho amazi. Muri ibyo bintu byo kugenda bacukura imyobo bagashyiraho imikeka cyangwa bagashyiraho intebe, waza kuza kugira gutya ukadibukiramo, bikaba birarangiye. Rero turaza kuza kuvuga ku gukomera kw'Imana no gukora kw'Imana, no kubeshwaho n'Imana, kuko iyi Mana yo ugomba kuyizera, ukayizera ko ari Imana ishoboye byose, ukayizera ko ari umuremyi wawe. Ikindi kintu ugomba kwitondera ni ukumenya gusa koko iyi Mana irakora. Ese koko iyi Mana iri hejuru y'abapfumu? Ese koko iyi Mana ishoboye byose? Wakibajije ibi bintu byose ukabikurikirana, ukamenya yuko Data wa twese abirusha imbaraga. Imana rero iguhereza umugisha wowe udukurikiranye uri hirya no hino. Icyambere, sengera ubugingo, ibindi Imana izabikora. Amafaranga irayafite, ibintu byose irabifite, nta kintu kijya kinanira Imana. Gukora ibyo gukiranuka ushatse ugomba kubikora, kuko Uwiteka yatubereye maso, kuko Uwiteka agomba kugendana natwe. Twishimiye Imana mu mutima wacu, kuko hari ibyo igenda ikora kugira ngo iturenze ibyago, cyangwa iturenze amaherere, iturenze indwara, iturenze iki. Dore ko tugiye no kujya mu mwaka wa 2020.